bitera ibipfunsa ariko simpusha, ndiruka sinkuta ziyonja, iyo nturuka haraboneka, iyo nerekeza haragaragara, kandi nubwo umuntu wangewe inyuma abasha gusaza agashiraho, umuntu w'imbere agenda bamwiza, icyo mparanira nukuzareba Yesu. Nanjuko mundeba wanani si mubiri na Satani, ariko muri byose mesherezwa n'umwami wanjye ndiho. Nanjuko mundeba wanani si mubiri na Satani, ariko muri byose mesherezwa n'umwami wanjye ndiho. Kuyivaho